Mukankunda yari yambwiye ko miliyoni 2 bari batanze 3 yari yazimpaye. Ubwo rero ubwo nuko musigaranyemo mutsigamo miliyoni 2 mukashyira n'inyungu zayo kuko amafaranga nanjye mba nakwiye kuri credit. Ubwo muhubwo gisigaye no kujya inama y'ukuntu mwazaye munyishyura. Umva Rwatangabo nagushishya uko ndeba ngize umugore ambere ikirumbu ashaka ampamarozi kugira ngo bigende gutyo numvura bimbwiye ngira umukwe nizeraga 100% arasinyira isambu ngize umukobwa we noneho we sinafuhira rwose byatobora rwose byabaye byose ninjye babiteye Dose mbabara byose ninjye babiteye n'umuhungu wanshutse bituma ubundi n'isambu yabigendamo n'umugabo waje wose ndabigurisha ariko rwose ndagusabye imbabara na mama kandi umubabare twese tubabari kuri papa tubaye rwose ntabwo bizongera kuri papa rwose tubaye ntabwo bizongera byabaye byose atababara se yabigenza ati umubyeyi aca inkoni zambi igihe cyose ahubwo icyo nakubwira cyo uriya mukwe wawe wararenganye kuko wowe n'umukwe wawe mwaririye hamwe mwese aho mwari muri nta nubwo mwari muhazi ubwo rero musigarimo bitekerezaho nanjye ndagiye ngo muzambwira icyavuyemo kandi agiye muze yewe nta kundi ngo bye igisi niko tubaye akumana uko kagiye atanambabariye kuko ubundi abigirane ku mwana we ubu nacumuye iki kugira ngo bingendekere Ahubwo kwatuje cyane Ampa irabigwa byose niyo babivunguye ntabwo biziwe ndihishe nyuma biriya bigori nyuma tumaze kubivungura kagira inko cyagenze ariko ndihorera mba gusa njyewe kubwira ibintu ariko nyine gusa ntibikora akazi uyambwira ahubwo humura nta cyandi akazi ushobora kumbwira gusa nyine dasavuye ahangaha daso si babandi bambara imyenda y'icyatsi bo ku murenge se avuye aho yego gusa nyine ibintu birebire ariko mva mwana ntibikubabaza ariko umuntu barimo mbazi sinzi ko nzamubara kandi n'Imana ntizamubare gusa nyine yaranshutse mwana yanjye simbizi ariko gusa nyine uwo mudaso niwe waguze ino sambu yacu dutuyemo bitewe na mbarimo mbazi yanshutse bituma n'ubundi ngurisha ya birangira amafaranga yose nayatwaye gusa na mama nawe byatumye nawe ajya mu ngeso mbi zo kujya mu bapfumu azana y'amarozi yo kugira ngo turoge weho na papa kugira ngo mudusinyire ariko gusa mwana mwadusinye ku mpamvu z'amarozi ariko semenyiza nyuma gusa niyo mbimenye ibi byose ntabwo biba byarabaye gusa ndicuza ariko gusa mbabarira ko ikintu kimbabaza kuruta ibindi byose nukuntu nisenyeye urugo bigatuma nsenya n'urugo kwa papa mwana yawe gusa mba mumva sinzi ko papa bazanambabarira ahubwo ariko gusa mwana biragoye ahubwo si wowe byakiriye ute aha ngonga amarozi ako se ubu koko nkanjye umusaza we mwamuziza biki ese nimba arimo mbazi wabubahaye niwe umupfumu cyangwa mwagiye kundi mupfumu ngira ngo se undi mupfumu twagiye kundi mupfumu kubera ko barimo mbazi yadushukishije ibintu atari afite bitagaragara atwereka amasambu y'umwana ariko urumva ko bishobora kuba ari nk'ibyo yari yarahimbye bituma mama ava mu byo nawe bituma amubwira ngo tujye gushaka umupfumu kugira ngo tutazadusinya ariko n'uwo mutima wanjye ikintu nshimira Imana ko twasubiye akaduha umuti wo kubaha mukongera mugakira mukagaruka none tukaba turi kumwe tukaba turi kuvugana ubwo warampemukiye utuma nambara bote narambaraga inkweto ihenze ese koko ubu ntabwo uzongera ukandura ko ubu ntabwo uzongera uzirikane ko uri umugabo wanjye umuntu wagase
akaruga n'umugabo usa umwana we waramusize. Imana yanjye. Ushaka koko twashatse koko ngo umuntu azanye abagore bashaka kumukuraho. Wahora n'icyo musaza ko twari turangiye burundu. Yateneye nkibaza iyo twasekura twahasakaraga mu matego ugenda kuvuga ati ibintu byakubayeho nawe bikubaho. Nese sibyo nahoraga nkubwiye. Ahantu twari turi ntabwo twari tuhazi. Muri batonanguye neza ariko muze siko byongeye kuntera amakenga. Ega ntabwo bitatera amakenga. Bigize ngo mbese ibintu biroroshye ariko icyashimishije kurushaho nubwo nyine ntishimye neza. Hogoza yabyumvishije yapfukamye rwose asaba imbabazi nanjye nk'umubyeyi ariko nadasaba bifashijemo. Numvaga ngiye rwose namukubita inkoni ariko yapfukamye asaba imbabazi mbona zivuye ku mutima. Ariko ntuzanye nawe ntabwo ikigaragarira hafi yacu ariko byihorere turareba iyo tubyitwaramo nk'abagabo nta kundi. Se buge webwo Hogoza gusabye imbabazi. Uzi ko ngiye amaje kubimbwira akambwira ukuntu ari nabo badukijije barihebye babona ko nta kindi gisubizo babona usibye kudukiza. Nibo babonye isomo nyine. Gusa ikintu nakwibwirira uriya muntu wabahaye biriya birozi tumushakishe tumushyikirize ubutabera kuko utaha yazongera cyangwa akabikora n'abandi. Ahubwo turi twatanga ikirego barimo mbaza bamufate yuko urabunyanga nari kugenda akoresha ntabwo ibintu byazakomeza badusenyeye ingo barazisenye. Umva niye byabo koko none se muze turagira imbabazi koko. Umva nkubwiye none se iyo barashatse gusenya natwe twisenyere ubundi ubwo byawe uri nko kwitera icyuma. Oya ntabwo tugomba kwisenyera tugomba kurwana ku ngo zacu. Ndeba ufite ikibazo. Niba utanabizi reka nkubwire nta wundi mukobwa mu buzima nigeze nkunda nta n'undi nigeze nifuza kuba namenya ariko we narakubonye binsaba kuba icyo ari cyo cyose kugira ngo nibuze ubone ubu wanjye nkwegukane. Kandi reka mushimire mbikuye ku mutima wateye intambwe nziza umubwiza ukuri ibyo byanyongereye urukundo ngukunda. Nizere ko utazongera kugwa muri iriya kosa sibyo? Ntabwo bisongera rwose. Uteye intambwe nziza umubwiza ukuri rwose reka nkubwire impamvu rero njye nicaye iruhande rwawe nkakubwira ngiye kujya gupagasa usigarane umutima ukeye usigare ukora ibizadutunga nanjye gushaka ibizadutunga tuzahurize hamwe dukire kandi nzi ko tuzaba abakire sibyo? Cyane rwose n'umutima mwiza ndabyakiriye. Urakoze cyane. Umva uri Hogoza wundi wa kera nta mpamvu ntazakubabarira uri iteka ryose uzahora uri uwanjye nta n'uzakunda kugira sheri mwiza rwose. Ariko rero mwa bagabo mwe ariya mafaranga ni menshi uko byagenda kose ndabumva pe ariko ni menshi mugomba kureba uburyo ki yabonekamo. Ntabwo nabahereza wa mugani yamvuga abo Subura kuko Rwatangabo umuntu w'inyangamugayo bera nta kundi kuntu twabigenza. Kimone izamba rwose wa muvyeyi ibintu byose byabaye nta ruhari twabigizemo twisanze ngo twarasinye rwose tubabarire rwose Kimone izamba rwose Rwatangabo ngira ngo urabizi uri inshuti ya data rwose urabona ko twararwaye twararuzwe kandi nawe uri umuntu w'umugabo wenda amafaranga turagusubiza turagushaka turagusubiza ariko ibintu by'imyungu utubabarire niba n'ibyago umuntu wese byabaho.